kibazo gikomeye murambabwira. Hari abakristo njya numva badasoma Bibiliya neza, bavuga ngo ariko ngo nanjye Imana izazi interura inkubite hasi nkuko yakubise hasi Paulo. Ego kubite hasi se uri murayikorera iki? Paulo we biriya yakoraga yumvaga arimo gukorera Imana. Ntabwo Imana izaza kugushyiraho agahato agakiza niwo ukavanamo inyungu yo kubgayo, ubundi nta nyungu igufitemo uretse urukundo rwayo. Harubwo bumva abantu bavuga ngo ariko ibyo bintu by'Imana, ngo ibyo ngo Imana muba muvuga, Imana nta nyungu nanjye yigufitemo uretse kwidukunda. Ubundi ufite inyungu mu Mana ni wowe. Harubwo ngiye mbona n'abanyarwanda twebwe rimwe na rimwe sinzi n'ukuntu tutabibona. Buriya niba ari igihugu cyagombye no kwishingikiriza ku Mana ni twebwe. Icyambere turi igihugu gitungwa n'ubuhinzi. Iyi imvura itaguye abantu baragwira ngo abanyarwanda batungwa n'ubuhinzi, nkabwe ntabwo abanyarwanda batungwa n'ubuhinzi, abanyarwanda batungwa n'imvura. Iyi imvura itaguye nta buhinzi bubaho. Hari ubwo mwari mwabona? Kandi kugeza uno munsi no mu bahanga nta uramanura imvura. Dushatse twajya tubwira Imana ngo Mana ujye utubabarira, ntabwo twe dutungwa n'ubuhanga bwacu, dutungwa n'ijuru. Rero nicyo nkundira basogokuruza bari barabimenye, biyita bene Imana. Bakajya barimba ati twebwe turi bene Imana, Imana yirirwa handi irimo kudushugurikira igataha i Rwanda nkabiye bakundira. Amen. Ari umwaretse tukongera tukibera bene Imana. Iyi Mana kwidukunda, iyi Mana kwiduha imigisha, mwaretse natwe tukayiyoboka tukaba bene Imana. Hari ibintu Imana ishaka kwanganyaho mu buzima bwawe. Hari abantu mugendana bakunyunyuza imbaraga z'ubugingo, abo ngabo ikavuga ngo aba ni mu bakate. Hari ibintu bamo bitagira inyongera agaciro mu bugingo bwawe, ati ibi nabyo bikate kugira ngo iby'umwuka bibone umwanya. Hari ibintu wirirwamo bitakugirira umumaro mu buryo bw'umwuka, aho ati ibi nabyo turabikata. Kabaze mwami ko gisa neza. Mbabwire ibintu bimwe mushobora gukata. Ikambanze mbashimire abantu mwabaye hano pe. Cyumweru cya mbere mwari benshi, cyumweru cya kabiri mwari benshi, cya gatatu turizera ko muzakomeza mukaba benshi. Kandi abantu bahabaye waba warabaye umunsi umwe 2 14 umanike turebe. Iyo murabibona nyine twarahabaye, nanjye nari impari. Ariko reka ndebe noneho abiyirije iyo minsi yose 100% 14 bakaba bayifite. Nabo barahari. Reka tuzareba bazuzuza 40. Ku munsi wa 40 nanjye nzaba mpari, ndeba bazaba bayujuje. Amina. Buriya muzabyimenyereze nkuko nababwiye dutangira, kuko nige wigishije icyumweru cya mbere ku iminsi 4. Buri iyi minsi 40 ni iminsi y'agaciro kanini cyane muri Bibiliya, ariko ukuyemo no muri Bibiliya no mu buzima busanzwe. Bavuga yuko iyo umuntu akoze ikintu iminsi 40 akakimenyereza iminsi 40 ijya kurangira byabaye akamenyero. Iminsi 40 ni iminsi y'akamenyero. Niba wimenyereje gusenga ukavuga ngo ku buri munsi nzajya mfata Bibiliya yanjye nyisome iminota 15, ukabikora iminsi 40 udasiba, nyuma y'iminsi 40 uzajya wumva hari akantu kagukomanga ngo kanguka usome Bibiliya yawe, ya minota 15 irageze. Bihinduka umuco, bihinduka akamenyero. Ubwo rero iminsi 40 ni iminsi myiza cyane, ariko ntabwo nera gusubira mu byo twize ku munsi wa mbere, kuko uyu munsi turi ku munsi wa 14. Murabizi intego rusange niyo guhinduka rwose. Dusanga mu Roma ibice 12 tukaba abantu bahindutse. Kibazo gikomeye murambabwira, nzahora mbasubiriramo ningira umugisha nkagaruka hano. Nako nkaba naje hano kuko nta kizambuza kugaruka, ko nta gahunda afite yo gucogora. Ibyo kugwa, ibyo kusubira inyuma, ibyo kugona, ibyo kuba ingoroji ntabwo mbifite. Oya, nta gahunda afite. Ntaraguye ndi mu myaka 20, 30, 40, 50, sinzagwa nk'abakaba 70. Ibyo byaba ari ubuswa. Hari tworoze twaje turi mu ngo waba wararuhiye iki? Waba wararuhiye iki koko? Gusaza nk'icupa ukabingoroje. Ebambe.
abashaje mwese muraho. Hari abantu turengeje imyaka 60 uwaba yarasubiye inyuma akaba yaribuka akavuga ngo kera tukiri abasore, niba uririmba iyo ndirimbo kera twarakoraga yego, ndenda kukubwira ngo wongere ukanguke no mu busaza bwawe uzaba ufite amakakama n'itoto mu mwuka. Haleluya. Hari ibintu byo gusaza nk'isabune ukagenda usubira inyuma ucogora bazagushaka bakakubura, ntabwo birimo. Tuvyemeranyeho. Wowe niba birimo ndaguhakanguye ndaguhwituye ngo bivemo, kuko buriya iyo urengeje imyaka 60 wageze ku rundi ruhande rw'ubuzima. Murumva icyo mvuga? Ubu urimo kumanuka umusozi ku rundi ruhande rwo hirya, kubera yuko ibyo ari byose ufite 60 kugeza uno munsi abantu babaho imyaka 120 ni bake cyane ku isi. Nubu umunyamugisha ukagira 100 n'iyindi n'ubundi uzaba uri ku ruhande rwo hirya. Rero nanjye nageze ku ruhande rwo hirya y'umusozi, ndareba hepfo nkabona Yesu andeba. Soon, very soon. Yeah. Hari abantu tuba tuyiririmba bifite sanse. Soon, very soon ushobora kuzamubona, kuko kuri 67 ubwo ndi ku ruhande rwo hirya rw'umusozi, maze kurenzaho 17. Ubwo rero urumva ngeze kuri pante yo hirya, sibyo pi? Twarambutse turi ku ruhande rwo hirya y'umusozi. Ubwo rero twe tugomba kwigengesera kandi tukagenda tuza aho tujya. Amen. Kandi ibyo sitera ubwo ko hari abantu bamwe bivuze gutyo ngo ari ngo hari abantu bawumva barihebye ngo bakazana amatera ubwo jewe nta tera ubwo baririmo. Ni ukuri k'ubuzima tugomba guhinduka, kandi n'abakiri batoya mugahinduka, kuko ibintu byo kugenda umuntu agatangira ari mutoya agenda agwa yeguka yongera agwa, amaherezo ubushobora kuzagugaherayo. Tugomba kwiyemeza tukaba Kristo bahindutse. Amen. Intego y'iki cyumweru yo iri ku nyigisho aho Yesu yagiye avuga ngo ndi. Buriya rero ririya jambo Yesu yagiye avuga ngo ndi umugati w'ubuzima, ndi umucyo w'isi, ndu mwongere mwiza, ndi irembo ry'intama, ndi. Ririya jambo ryateraga abayuda umujinya, cyane cyane abafarisayo n'abanditsi n'abatambyi, kubera ko niryo jambo Imana yari yarakoresheje yivuga ubwo yibwiraga Mose. Mose yabajije Imana aribwa ati ariko kurimo kuntuma ngo ngende njye kureba bene wacu, ukambwira ngo uri Imana ya ba data, Imana ya basogokuru, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, nzababwira ko witwa nde? Kuko icyo gihugu cya Egiputa bari mu mana, urabizi Imana zaho zigira amazina. Hari Imana yitwa Ozisi, hari yitwa Ozirisi, hari yitwa Izisi, hari yitwa Ba, hari yitwa, izo mana zose zari zihari. Wowe nzababwira yuko witwa nde. Arambwira tuzagenda ubabwire ngo nitwa ndi. Uretse ko mu Kinyarwanda banditse ngo ndiho, mu Cyongereza I am, mu Gifaransa je suis. Mose arambwira ati ariko uri je suis, uri nde? Ubu umuntu yakomanga ku irembo ukamubaza ngo ninde, ngo ni ndi. Arambwira ngo nduwo ndiwe. Zababwire gutyo. Ariko Yesu we yaraje ntiyavuga ngo nduwo ndiwe, ahubwo atubwira uwo ari we. Inshuro 7, icyo nacyo mu byarakazaga abayuda, nuko inshuro 7 biba bivuga ngo biruzuye ntibishidikanywaho, ni umwuzuro w'Imana. Inshuro 7 Yesu aravuga ngo ndi. Muri Yohana ibice 6 aravuga ngo ndi umugati w'ubuzima. Muri Yohana ibice 8 akavuga ngo ndi umucyo w'isi. Muri Yohana ibice 10 akavuga ngo ndi umwungeri mwiza. Muri Yohana nanone muri ibyo bice 10 akavuga ngo ndi irembo ry'intama. Muri Yohana igice cya 11 akavuga ngo ndi ukuzuka n'ubugingo. Abayuda bakavuga ati uyu mugabo hora yigereranya. Muri Yohana 14 akavuga ngo nige nzira, ndi inzira n'ukuri n'ubugingo. 15 ariho turi bwigiye uyu munsi akavuga ngo ndi umuzabibu mwiza. Abayuda bakavuga ati uyu mugabo yigereranya n'Imana. Iyi ndi turayizi nyirayo, iri zina turarizi, uryitwa turamuzi. None uyu mugabo nawe araje amwigeretseho. Uriya cyatumaga Paulo batoteza abakristo ni icyo ngicyo. Bati uriya mugabo yaraje yita Mesiya, araza yita Imana. None aba bayobe, aba baswa baramukurikiye. Atangiye kubatoteza bukeye yari mu nzira, Imana
imukura imboneranye ku maso iramubwira ngo erega Pawulo byitondemo, ntushobora gutera imigeri ku macumu, ushobora gutera imigeri ku mihunda, uyu nguyu urwanya ndiwe, ndi umwami, ndi Yesu w'i Nazareti utoteza. Pawulo aravuga ati mwami ndayamanitse, nakoraga ibyo ntazi. Hari abakristo njya numva badasoma Bibiliya neza, bavuga ngo ariko ngo nanjye Imana izazi nterura inkubite hasi nk'uko yakubise hasi Pawulo. Yego kubite hasi se uri murayikorera iki? Pawulo we biriya yakoraga yumvaga arimo gukorera Imana. Ntabwo Imana izaza kugushyiraho agahato, agakiza niwo ukavanamo inyungu yo kubwayo, ubundi nta nyungu igufitemo uretse urukundo rwayo. Harubwo bumva abantu bavuga ngo ariko ibyo bintu by'Imana, ngo ibyo ngo Imana muba muvuga, Imana nta nyungu nanjye yigufitemo uretse kwidukunda. Ubundi ufite inyungu mu Mana ni wowe. Harubwo ngiye mbona n'abanyarwanda twebwe rimwe na rimwe sinzi n'ukuntu tutabibona. Buriya niba ari igihugu cyagombye no kwishingikiriza ku Mana ni twebwe. Icyambere turi igihugu gitungwa n'ubuhinzi. Iyi imvura itaguye abantu barakubwira ngo abanyarwanda batungwa n'ubuhinzi. Nkabwe ntabwo abanyarwanda batungwa n'ubuhinzi, abanyarwanda batungwa n'imvura. Iyi imvura itaguye nta buhinzi bubaho. Hari ubwo mwari mwabona? Kandi kugeza uno munsi no mu bahanga ntawe uramanura imvura. Dushatse twajya tubwira Imana ngo Mana ujye utubabarira, miliyoni 14 zitungwa n'imvura, ntabwo twe dutungwa n'ubuhanga bwacu, dutungwa n'ijuru, dutungwa n'imvura, dutungwa n'Imana. Rero nicyo nkundira basogokuruza bari barabimenye, biyita bene Imana. Bakajya barimba ati twebwe turi bene Imana, Imana yirirwa handi irimo kudushugurikira igataha i Rwanda nkabiye bakundira. Amen. Ari umwaretse tukongera tukibera bene Imana. Iyi Imana kwidukunda, iyi Imana kwiduha imigisha, mwaretse natwe tukayiyoboka tukaba bene Imana. Halo, ko mucecetse cyane? Kandi umuririmbyi umwe yaririmbye ngo bene Imana nibo bene imigisha. Haleluya. Abo ni abanyarwanda bene Imana, bene imigisha. Uyu munsi rero tugiye kureba iyi nyigisho ivuga ngo Yesu, Yohana 15 mugiyeyo kuko turiga duhereye kuri icyo gice, na Zaburi ya mbere iza kugishyigikira 15 kuva ku murongo wa mbere nubwo basomye kugeza ku wa 8, kandi iryo kosa n'igihe wari bakoresheje kuko ubundi bari bagejeje kuri 17. Naje kubibona nyuma yuko nanjye mu kwandika nabagarukirije hafi, ariko ntacyo bitwaye kuko Bibiliya murayifite. Turareba dushingiye ku mirongo 4. Umurongo wa mbere uravuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo uwuhingira. Iyo ni interuro ya mbere turi bwigeho. Interuro ya kabiri iri mu murongo wa 5. Umurongo wa 5 uravuga ngo nige muzabibu namwe muri amashami. Hanyuma mu nteruro ya kabiri aravuga ngo ishami ryose ryo muri rye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Hanyuma ingingo ya 4 turi buganire iravuga ngo umurongo wa 5 B yawo iravuga ngo uguma muri jye nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Haleluya. Reka duhere ku ngingo ya mbere ivuga ngo ndi umuzabibu data ni nyirawo uwuhingira. Haleluya. Buri ikintu Yesu yavuze harimo ihame rikomeye cyane ryo muri Bibiliya. Iyo umuntu avuze ngo uyu murima ni uwanjye, haleluya, ibi bishyimbo ni ibyanjye, nshobora kubisoroma umushogoro, nshobora kubibika nkazabisoroma imiteja, nshobora kubireka nkazabisoromamo ibitonore, nshobora no kubireka bikuma nkazabisoroma byeze, biba ari ibishyimbo byanjye. Haleluya. Igiti kiri mu murima wanjye nshobora kuza nkafata icyemezo nkavuga ngo iki giti ndagitema cyangwa ndakirekera ahangaha, ndagikokoraho amashami, ndagikoresha icyo nshaka ko ni igiti cyanjye. Iyo se avuga ngo jewe ndi umuzabibu data ni nyirawo uwuhingira, ni ukuvuga ngo jewe ndi uw'Imana, ndi uwa data, ankoresha icyo ashatse, ankoresha uko ashatse, antegeka uko ashatse.
Haleluya. Iki rero ni ikintu gikomeye cyane, ni ihame rikomeye, kenshi turabivuga ariko ni ihame ritubwira ngo umuntu ushaka gukurikira Yesu, agasa na Yesu, agahinduka nka Yesu, agomba kwiyegurira Imana ikamutegeka wese akaba uwayo. Hari igihe njya mbwira umwuka nkawereka umwuka wera, kuki udakora nk'abadayimoni? Dayimoni uyibwiye ngo ndakwiyeguriye ndaba uwawe unkoresha, umva, dayimoni izagukoresha ikubuze gusinzira, ikubyutse kare, ikuryamisha utinze. Abakorera Satani ntibajya bahumeka. Imana ikavuga ngo ya cyewe ntabwo nkora nka Satani nyine, we nunyemerera nzajya nkukoresha muri limite zaho nagennye, sinzakunaniza, sinzakwikoreza imitwaro utabasha, ariko nzagukoresha. Nageze aho rero ndabyemera, kuko ubundi iyo dushaka ko Imana idufata nkuko Satani, tuba dushaka ngo tugire imbaraga z'umurengera. Mwuka wanyinjiye mukankoresha, abantu bakabibona ko mfite imbaraga. Imana ikavuga ngo ya ntabwo nzaguha umwuka wo kwiyamamaza no kwigaragaza, nzaguha uwo kunkorera ungana n'ibyo nagutumye, ariko wemere aba ari giye ugutegeka. Haleluya. Buriya Yesu abisubiramo kenshi akavuga ngo igituma data nkunda nuko iteka ryose nishimira gukora ubushake bwe. Turaza kubibona tugiye kurangiza. Igituma data nkunda nuko nishimira gukora ubushake bwe. Ushaka gutura mu gikundiro cy'Imana, muri favor. Numvise muri no minsi ijambo favor rigezweho, maze kumva abana bagera nko kuri bangahe bitwa ba favor. Igikundiro cy'Imana, ugatura muri favor, aho Imana itangira umugisha. Irakubwira ngo nushaka gutura muri favor yanjye, mu gikundiro cyanjye, jya unyubaha, ujye unyumvira. Haleluya. Ariko ubundi ikintu cya mbere kiranga umukristo wahindutse, aririmba nk'aba muririmbyi, untwaru ntwaru ntwaru ntware Yesu, mwami Yesu ntegeke, untwaru ngiri imbata yawe, mwami Yesu ntegeke. Uyu rero ni umuntu warabyumvise neza, akavuga tumva rero umwami Yesu, ndakwemereye mbe imbata yawe, ube nyiri umuzabibu, ngewe mbe umuzabibu wawe. Haleluya. Ko niko guhinduka tugasa na Yesu. Buriya rero hari igihe tubivuga ngo ngewe rwose ngo umwami Yesu ntwaru, akabwira ati ndaje nkutware tu, otoya akariro gake na feri. Nyambibwira abantu kera, urero ngewe ndi umuntu w'intagondwa, mu bwa kamere yanjye buriya ntabwo munzi, ngewe ndi intagondwa, ndi umu extremist, ariko utari mu bibi. Ntabwo ngewe njya mu extremist mu bibi, ndanabihunga, ariko extremist mu byiza. Noneho maze gukizwa, ndeba ukuntu Yesu yankunze, ndeba ukuntu yambabariye, ndeba ukuntu yandinze, ndeba ukuntu naho ngarumva rero Yesu nandika ibaruwa. Wewe wari wandikira Imana ibaruwa? Nandika ibaruwa ndayibwira ngo Mana, ndagushimira yuko wanyihanganiye mu byaha nagendeyemo, ndagushimira ko wabindindiyemo none ukaba ubinkuyemo, ndagushimira yuko wampumuye amaso nkakumenya, none guhera uyu munsi untware, nzajya aho umbwiye gukora icyo umbwiye, igihe umbwiriye uko umbwiye ndasinya. Imana iravuga ati nabonye abasazi benshi, agomba kuba ari umusazi tu. Icyo gihe nari mfite imyaka 24 ishyira 25 nibwo nakijijwe. Noneho ngeze muri za 29 Imana sinzi ahantu yaturutse nibonera akazi. Imyaka nagombaga gukorera leta y'u Rwanda nari narayirangije, kuko twe twasinyaga kontra yo kuzakorera leta imyaka 5, nyuma yaho ubwo nyine wabona handi ujya ukahajya cyangwa se ukakorera leta. Noneho rero nibonera akazi muri ambasade y'Abanyamerika, akazi karyoshye, kuba diregiteri
w'icyo bitaga ETI, English Teaching Institute. Barambwira ati rwose diplome twashakaga mu bantu bose baplayinze ni wowe uyifite wenyine, masters muri English Teaching nari nyifite yo mu made in UK, yo mu Bwongereza. Igihe ntangiye kubyina Imana iramwira ngo ariko mbona bameza amababa, ninde wakubwiye ko nkwereje mu Banyamerika? Hariya si wakazi kawe kari, ndagushaka muri uriya murimo mwatangiye gukorera amategeko mu banyeshuri. Rero numva Imana irushyira mu gaciro. Urabizi neza uriya mukozi uzakora mu banyeshuri nta mushahara afite, twavuze ko tuzamwihembera, nyemerera nge hariya nzajya muguhembera. Mara amezi nyibyinirira nyihenda nyinginga, hanyuma bukeye nyibutse ibaruwa irambwira ngo ariko ntiwanditse ngo uzajyaho nkubwiye ukora ibyo nkubwiye igihe nkubwiriye uko nkubwiye, nta mafaranga yawe nkeneye, uwo nkeneye ni wowe, umvira. Mpita nsezera. Umugabo wari warandangiye ako kazi arambwira ati ariko ugira ubwonko butekereza, iyo uguze ibyo ubuze, uzi kuba muri ambasade, uri umukozi wa ambasade wemewe, ushobora kuzagira n'amahirwe muri retirement yawe ukajya kuba umunyamerika, uzi ibyo uhumbye. Nawe nkanisha muri retirement nzajya gusazira mu ijuru buri bwese yamamagaye. Arambwira ngo mva ngo Yesu yarabagoryamishije yarabahombeje, kandi si rimwe si kabiri numvise iyo mvugo. Nyo kujya mu kuba pastori nejo bundi rwose abantu bakaza bamureza umuntu ufite doktora ajya kurya amandazi y'umushahara wa gipastori ubuyobe. Murabizi burya mu gipastori ntimuzarebe hano ngo bakarege saba bicaye bahembwa amandazi ubuyobe. Igipastori ntabwo ari wo muri muhemba neza, sinzi n'impamvu bishyizemo ko tugira amafaranga, aho babikuye simpazi. Icyo nzi ni kimwe, imyaka namaze mu gipastori 18 sinigeze mpembwa amafaranga menshi. Ayo nataye nza kujya mu gipastori yarayakubye 5 narinze ndangiza ariyo nkihembwa. Mu gipastori nta mafaranga baba, ariko burya bayabonye ubwo azatwereka aho aherereye, ndacyabitegereje. Ekejo bundi nibatangira kuyodita bazatubwira aho yagiye. Icyo nzi nuko ntawe bazasangamo mu gipastori. Baba we mu cyarano usanga pastor atabona n'ibihumbi 20 ngo ugiye kodituza aho odita iki. Ndabitegereje jewe n'amatsiko menshi, kuko iyi Imana iguhamagaye keje abantu bamwe batari ubwo ubwonko bwawe burakora. Reka mbabwire icyo nendaga kubigisha. Iyi Imana ikubwiye ngo nyumvira, hari igihe izakujyana aho bigaragara nk'aho uri mu gihombo, ariko yikubwire ngo yewe ushobora kugaragara nk'uri mu gihombo na Yesu buryo wari kumureba akamubwira ati ubu wavuye mu ijuru usiga icyubahiro cyawe uje gupfira aba bantu, uri mu gihombo. Akamubwira ati yewe sinigenga ndumvira data. Haleluya. Ntavuze setsaho mu Cyongereza maze kuzura na madamu twariyemeje turi abantu bagira gahunda, twiyemeza ko tuzimariya dufite inzu, turayikorera pe, turayipangira, turayiteranyiriza, tuyikuramo, turakuba, turagabanya, ariko twimariya tuyifite. None mbere yo kwimariya, mbere yo gushakana, tujya muri iyo nzu twe babiri dushima Imana, ahantu urakoze umugambi wacu tugejejeho, none iyi nzu turayiguhaye Imana. Igomba kuba yaricaye mu ijuru ikavuga ati ariko ibu bugoryi bw'abo bantu abarugiye bakoze bwa bugoryi, kandi 90 tuyigiyemo, 91 sawa, 92 yiturindiramo ibyo bihe byari bibi. 94 genocide irawa, maze Imana iritonda iyuzuza abana ku buryo hari umunsi umwana yavuze ati nimugira undi mwana muzana, kereka ni umusayisera muri toilette, nta hantu hasigaye muri iyi nzu ushobora gusasira umuntu akaryama. Abwira Imana ko se Imana ibi none urimo kudukora n'ibiki? Ngo wa munsi wayimpaga uribagiwe kandi urongeye uribagiwe. Ndabwira Imana sawa, shyiramo tu cyakora uzabagaburire, kandi mbabwiza ukuri yarabagaburiye. Nta munsi nzi twaraye ubusa, nta munsi nzi birukanye umwana mu ishuri, kandi twebwe aho twatwaye twarabarihiriye, nta nubwo twagiye kurushya leta. Icyo rero nenda kubabwira, iyi Imana igutegetse, iyo Yesu avuga ngo ndi umuzabibu, data niwe nyirawo, ishaka ngo ubuzima bwawe bubu bwayo nk'uko umurima w'ibishyimbo bari uwanjye, nkabikoresha uko nshaka, nkabisoromamo imiteja, nkabisoromamo umushogoro, nkabisoromamo ibitonore, nkabisoroma byumye, umurima bari uwanjye nkawukoresha uko nshaka.
untwaro untwaro ntware Yesu mwami Yesu ntegeke untwaro ngiri imbata yawe mwami Yesu ntege. Ingingo ya kabiri iravuga ngo ku murongo twamaze kubona ngo jyewe ndi umuzabibu mwe muri amashami. Murongo wa 5 jye ndi umuzabibu mwe muri amashami. Hari ibintu bitatu nshaka kuvuga ku mashami kandi bireba ubuzima bwacu. Ikintu cya mbere, ishami ryose risa n'igiti cyavuyeho. Uje mu muhanda ukabona ishami ry'igiti mu muhanda, uzamenya ngo iri shami ni iry'igiti cy'inturusu. Nubwo ritari ku nturusu rikaba riri hano mu muhanda, uzavuga ngo iri shami ndarizi ni igiti cy'inturusu. Nubona irya sipure uzavuga ngo ndabizi neza iri shami aho ryavuye ni igiti cya sipure. Nubona umubirizi uzavuga ngo iki giti ndakizi, iri shami ryavuye ku giti cy'umubirizi. Ntabwo ushobora gukura igiti cy'umubirizi ku giti cy'umugenge. Ntushobora gukura igiti cy'umugenge ku giti cy'inturusu. Ntushobora gukura inturusi ku giti cya sipure. Iteka ryose ishami risa n'igiti ryavuyeho. Usa na Yesu, kuko aravuze ngo jye ndi igiti ndi umuzabibu mwe muri amashami. Usa na Yesu. Iyo bakurebye bamenya yuko uri ishami rya Yesu, kuko nta kintu cyaba gitangaje, nta kintu cyaba giteye ubwoba nko kujya ku giti cy'inturusu ugasanga gifite amashami y'umubirizi. Bakwibaza ariko iki giti ubu nticyafashwe n'amadayimoni? Kandi murabibwira abakristo, murabibwira n'abapastori. Hari igihe tuzagera mu ijuru, buri hari ikintu kimwe abagore bose bakunda, niyo wabyaye umwana usa n'umugabo. Uzi abantu baje bakavuga ngo uyu mwana ngo ni se wagiye aragaruka, umugore yumva avuga ataho ntawe uzashidikanya se w'uyu mwana. Nine uzabyumva mwe wanashakisha ati uyu mwana asa na se pe, ati murebe n'amatwi ye. Kandi ubwo ni nyine ubivuga cyo mwana amatwi yose ntasa. Reka rero tuzagere mu ijuru Karegesa atungukana abanyaremera. Imana imubaze ngo Karege, aba banyaremera ubakuye hehe ko mbona badasa na Yesu? Sha tuzakorwa n'isoni, ntimuzadushwaza, ntimuzatumwaza. Nibura muse na Yesu nituzagera tuvuge ngo uva mwami Yesu. Twajyaga tubabwira tukabatungira agatoki tukagutumbira, nutumbira Yesu bose bazamenya, bazamenya kubana bare kubugome, bare kubugome bitabe. Feva mushobora kuduha, ikintu cyiza mushobora kudukorera ni uguhinduka mugasa na Yesu. Twazatunguka mu ijuru tukamubwira ngo mwami Yesu, dore ba bantu waduhaye twarabafashije barahinduka basa nawe. Haleluya. Naho ubundi muzadukoza isoni. Ambaza ati ko ari senior pastor, inkono ukayihereza Karegesa, ubwo sinzi wazahereza abantu wapfunukanye ko ndibo badasa nawe. Uyu mugeni, ko tujya tuvuga ngo itorero ni umugeni wa Kristo. Uyu mugeni wabyaye abana badasa n'umugabo yabasambanye hehe? Nimudufashe ntimuzabe ibibyarwa, muse na Yesu. Ariko natwe tubari imbere duse na Yesu. Abaririmbyi muse na Yesu. Abantu ni babona muririmba nimusohokana bavuge ngo ariko bari abaririmbyi bavuga Yesu tukamubona. Nibyo korari nigeze kubabwira kera, hari igihe twigeze kugira iyo teme, bahimba indirimbo n'ubu nyikunda, twereke Yesu pastori, twereke Yesu, twereke Yesu bitari amagambo tuboneye,
twerekeye Yesu, tubone Yesu, duse na Yesu. Amashami agomba gusa n'igiti yavuyeho. Amina. Wera mbuto bwoko ki? Icya kabiri ni icyo ngicyo, ubundi ishami riri ku giti ari iry'icyo giti ryera imbuto z'icyo giti. Mwankurikiye neza? Ishami riri ku giti ryera imbuto z'icyo giti. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ntabwo ushobora gusoroma imbuto z'umugenge ku gitovu, nkuko udashobora gusoroma imbuto z'igitovu ku muzabibu. Nubwo ibyo biti bishobora gusa, ariko ntibyera imbuto zimwe. Igitovu cyera ibitovu, umugenge wera imigenge, inturusi yera inturusi, icunga ryera icunga, umwembe wera umwembe, avoka yera avoka. Ariko iyo ubonye avoka yeza umwembe, uwo mwembe natinya no kuwurya. Ntabwo sasa uyu mwembe weze kuri avoka ushobora kuba urimo abadayimoni. None wera mbuto ki? Wera mbuto ki? Hari umuntu uva gusenga akaza yera imbuto nk'izo tugiye gusoma mu Galatiya 5:19. Nubona izi mbuto arizo wera, menye yuko hari igihe, sinzi ukuntu babyita mu Kinyarwanda, ariko muri kino gihe haje systemu y'ibyo bita greffage. Bashobora gutema igiti cy'umwembe bakagitera muri avoka, bakagifatishamo ishami rya avoka rikagaburirwa n'igiti cy'umwembe. Iyo babyita greffage. Mu Cyongereza ni grafting, mu Kinyarwanda sinzi uko babyitangira ngo nukubangurira. Uko byagenda kose, iki giti cya avoka bateye mu mwembe ntabwo kizera imyembe, kizera avoka. Ntabwo hazavamo umwembe muri greffage. Iki giti, iri shami rya avoka ntabwo ryera imyembe, kereka niba hari ukuntu basigaye barabihinduye. Ariko iyo kigiye kwera, cyera nk'uko ADN yacyo ikoze, genetics zacyo zikoze. Igiti cy'avoka bashinze mu mwembe kizera mu avoka. Wenda afite uburyohe butandukanye, ariko zizaba ari avoka. Hari abantu rero baza bakicomeka muri Yesu, bazajya kwera imbuto ukabona bareba imbuto z'ikindi giti, ukavuga ngo se byagenze bite ngo iki giti tubona kiri ari avoka ko gicometse muri avoka nkabona cyera imyembe? Nawe yaraje aricomeka, ariko ntiyabanje guhinduka ADN ye. Niyo mpamvu Yesu yabwiye Nikodemu, arabwira ngo Nikodemu, niba ushaka kujya mu ijuru, niba ushaka kwera imbuto z'ijuru, ugomba kubanza ukavuka ubwa kabiri, ku bw'amazi n'umwuka. Warangiza wagucomeka muri Yesu, ukajya wera imbuto za Yesu, kuko warabanje Yesu yinjira muri wowe, uba muri Yesu, uri uwa Yesu. Hari abantu rero bakubwira ngo ariko jewe ngo ibyo bintu muvuga ngo jewe narabatijwe, narakomejwe. Ubwo winjiye muri Anglikani. Kwinjira muri Yesu binyura mu yindi nzira, ni ukwihana ibyaha, ukemera Yesu nk'umucunguzi n'umwami wawe, ugafata icyemezo cyo kujya umwumvira muri byose, akagutegeka, ukaba ucometse muri Yesu, ukera imbuto za Yesu. Naho ubundi umva baratubwira ngo murongo wa 19 mu Galatiya, imirimo ya kamere iragaragara, ni ugusambana, gukora ibiteye isoni, iby'isoni nke, gusenga ibishushanyo, kuroga, kwangana, gutongana, ishyari, umujinya, amahane, kwitandukanya, kwirema ibice, kugomanwa, gusinda, ibiganiro n'ibindi bisa bityo. Niba wera imwe muri izi mbuto, menya ko wicometse muri Yesu, ariko uri ishami ry'ingurukira, ntabwo uri irya Yesu. Uteye mu giti cya avoka, ariko uri murera imyembe. Ariko niba n'imyembe iraribwa, sibyo? Ihane, kuko amashami yera imbuto z'igiti yakuweho. Icya gatatu kijyanye n'amashami, amashami yose akura ubuzima bwayo mu giti. Ishami iyo uritemye rikava ku giti, ubwo riba rirangiye, riba rigiye kuma. Kereka iyo urigiriye neza, wenda ari nk'umuyenzi cyangwa umuvumu n'ibindi bene ibyo biti, utema ishami waritera rikamera, nabwo ukabanza ukarishinga mu butaka, rikabona aho rikura ubuzima. Naho ubundi ishami ritari mu giti riruma. Tugomba kuvoma ubugingo bwacu muri Yesu. Ubugingo bwacu tubukura muri Yesu, niyo mpamvu tugomba kuguma muri Yesu. Ndaza kubabwira uburyo tugumamo. Utagumye muri Yesu ntabwo ushobora kubaho mu buryo bw'umwuka.
urapfa. None mbabaze musanandi, halo usanandi, wera mbuto ki? Ni iza kamere cyangwa ni iz'umwuka? Kandi buri wese yitekerezeho. Umwanya ndaza kubabwira icyo tubikoresha. Ingingo ya gatatu, Yesu aravuga ngo ishami ryose ryera imbuto. Uyu murongo ndawukunda cyane. Ishami ryose ryera imbuto. Umurongo wa kabiri, ishami ryose ryo muri rye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Aha, ishami ryera imbuto baryanganyaho amahage. Abantu babaye mu bintu by'ubuhinzi nibo bari bubyumve. Twebwe twatunze ikawa, twakuriye muri peyizana, twari dufite igipimo cy'ikawa kinini. Ikawa hari igihe hazaho ibintu by'ibishami, abagoronome babyitaga ngo ni ibiguruma, mu kinyarwanda bakabyita ngo ni ibisambo. Ikiguruma rero kiba gisa neza pe, ukabona kiratoshye, kirasa neza, kiriho n'ibibuto by'ikawa. Agoronome akaza akabireba ati kiriya kibyibushye, kiriya cy'igisambo mu gikati, wezi ko ari ishami ryiza risa neza, atoya kiriya mu gikati, kiriya ni igisambo, n'ibyo kizera bizaba ari ibihuha mu gikati. Byo nibyo bita, nibyo Yesu yavuga ngo kwanganyaho amahage. Imana ikavuga ngo umukristo wese ushaka kwera imbuto izamwanganyaho amahage, kandi amahage abasa neza pe, amahage abasa neza. Hari ibintu Imana ishaka kwanganyaho mu buzima bwawe. Hari abantu mugendana bakunyunyuza imbaraga z'ubugingo, abo ngabo ikavuga ngo aba ni mu bakate. Hari ibintu bamo bitagira inyongera agaciro mu bugingo bwawe, ati ibi nabyo bikate kugira ngo iby'umwuka bibone umwanya. Hari ibintu wirirwamo bitakugirira umumaro mu buryo bw'umwuka, aho ati ibi nabyo turabikata. Kabase mwami ko gisa neza. Mbabwire ibintu bimwe mushobora gukata, kuko gihe nanjye hari ibyo ndimo gupruninga byo gukata. Telefone, buriya telefone mu bintu ndimo gukata, nshaka gukata ndetse kurushaho. Narabanje nkata telefone iyo tugiye gusenga, sinkijyana telefone aho dusengera, kuko urabizi hari igihe tuba tugiye gusenga, twebwe buri mugoroba turasenga tugasoma Bibiliya. Noneho ugasanga natwaye telefone, bakambwira ngo rwose ngo mwahagaritse ibyo ngibyo urimo kumva tugasenga. Iki kivuna muheto gisigaye njya gusenga kikandangaza. Iyo bavuze ngo tugiye gusenga, ndagitwara nkagishyira mu cyumba farawe, nkafata Bibiliya, indirimbo nkaririmbira mu gitabo. Kubera iki? Ndimo ndapruninga ibirangaza igihe cyo gusenga. Kandi mwese mwicayemo hano ndahamya ntashidikanya kuba mwe mushobora kuba mubara n'igihe cyo gusenga, mwabonye igihe cyo kujya kuri YouTube mutanumva n'ubutumwa bwiza, ahubwo murimo kumva ubusesenguzi. Ega nanjye ibyo ndabivuga kuko biri mu byo ndimo gupruninga, biri mu byo ndimo gukata. Ubusesenguzi akenshi nibyo tuba twumva, ntabwo ari nibyo mu Rwanda. Urimo urumva amatiko y'abapastori ngo bagize gutye, urimo urumva aho M23 igeze, nturi n'umukongomani, urimo urumva. Nawe ugasanga igihe kinini turakimara mu bintu bidafite inyongera agaciro mu bugingo bwacu. Ukumva ubusesenguzi bwo kuri Maris TV, ukavaho ukajya kumva bwo kuri Mama Rwagasabo, ukajya kumva bwo kuri, ugasanga urahinduranya ngo wumve icyo buri wese yavuze ku kintu kimwe, kandi nta nyongera agaciro mu bugingo bwawe bifite. Pruninga, kata, gabanya, ubonera umwanya igihe cyo gusoma ijambo ry'Imana, ubonera umwanya igihe cyo gusenga. Abandi muricaye kuri Instagram, abandi muri kuri X, amasaha abantu bata kuri Instagram bachatinga kuri nanjye kuvuga ngo kuri YouTube ntabwo bayichatinga, icyo kora boherezaho ama message. Abantu bakicara ukamara amasaha, warangiza unaniwe uhondobera ngo musenge magufi tujye kuryama. Imana uyihaye ibisigazwa by'igihe, ibidafite umumaro wabihaye igihe cyiza. Halo, kata, pruninga, kuraho.
nyamara ibyo mbabwira bifite ishingiro. Ariko rero gukata burya birasharira. Uzi hari igihe bajyaga bakata ikiguruma nka ukibona kiriho ibitumbwe by'ikawa byinshi, agoronome bati kiriya mu gikate, ariko se ko kiriho ibitumbwe byinshi buriya ntitwari kuzakuramo umufuka w'ikawa, ati biriya byose biriho ni ibihuhwe, kata n'ibyo mukura muri ibyo ngibyo ni ibihuhwe, kata. Ngaho abakunda X, abakunda WhatsApp, abo kuri Instagram, mukate mubonera Imana umwanya. Abakristo benshi muri abakene mu by'umwuka, nyamara mubonera iby'isi umwanya w'umurengera. Jewe najyaga ndeba televiziyo, nkunda umupira, singiye kubabeshya, ariko kugira ngo ibigeragezo by'umupira biveho nabiboneye strategy. Imipira yose igira samari, sigaye ndeba samari nkamenya uko byarangiye. Finished. Kibazo naragiye mu pruning, kata. Ngaho mushatse mwanega amatwi, ishami ryera imbuto aryanganyaho amahage. Umva mwene data wicaye hano, ayo mahage ashobora kuba ari bamwe mu bigare by'inshuti ugendamo bikumungira ubugingo. Ibigare by'inshuti mugendana birimo kukwicira urugo. Ibigare pruning, kata ibyo bigare. Ngo ariko ngo naba friends banjye, aba friends bagusubiza mu nzoga, aba friends bagusubiza mu busambanyi, aba friends barimo kukugira inama mbi, aba friends barimo kuguhombya mu mafaranga, aba friends inshuti mbi, kata. Aro kandi gukata nuko ibiti bidataka, buryo bagikase nacyo kigomba kuba kiniha. Nawe ibyo uzakata bizagusaba kuniha, ariko bikate kubw'inyungu z'ubugingo bwawe. Ishami ryera imbuto bagomba kuryanganyaho amahage. Bufite byinshi birimo kubatwara igihe, bufite byinshi birimo kubatwara amafaranga. Bamwe mu kata betting, kata gabanya betting. Ariko noneho zabaye nyinshi mana we, ikubire roto haje ni mva zabaye nyinshi, nsigaye mbona abantu nawe nako kugeza uno munsi wungutsa ngaye, maze bifite ukuntu babishyiramo turyoshya buzima. Nawe ati 500 by'umushahara wa buri kwezi. Hari igihe ngiye sinzi uko bayitana, ariko genda byumva ko numva radio. Umuntu akavuga atanzayarya tu, rundamo buri munsi ugura amatike kandi ufata ubusa mugu bati toro tutoye ubusa kwisha. Ariko mujye mugerageza nta kibazo, ariko mwibuke mu betting mu rugero, kuko ndabizi ubwo mwaravuga ati ariko pastor ibintu abamamaje kuki urimo kutuza kubikora. Sawa, bikorere budget yo kubetinga ntabwo mbyanze, ariko ntuzarenza urugero, kuko nzi benshi bimaze gukenesha. Nza bagurishije ibinabiriya muri betting, ibihombo se ntimubizi. Mpamagara abo babyahombeje se baze babaho ubuhamya. Ngaho nimwikomereze, jewe nababuriraga icyo nshinzwe. None abikora uzi umuntu ukubwira ngo betting, ariko betting mu rugero, nawe akubwira ati nyamara ibi bintu nakubwiye bishobora kuguhombya, ujye ubikora mu rugero. Na bene byo wabyongeraho ngo bikore mu rugero. Sawa. Nujya kunywa itabi bakakubwira ngo itabi ryica ubuzima, ukabona umuntu arimo ararimo. Hari ipaki ya Marlboro, ni itabi ryitwa Marlboro, ni itabi ry'abasirimu cyane. Ku ipaki yayo hashushanyijeho serikeye, ariko abantu bararimo. Muzambwire rimwe hari umuntu nigeze kuyambura nyizane hano nyibereke, hashushanyijeho serikeye. Barangiza bakanabyandikaho, bagushyizeho igishushanyo bashyiraho n'amagambo ngo itabi ryica ubuzima, kandi abantu bariguze. Pruninga, gabanya karindi k'itabi, gabanya karindi k'inzoga, gabanya ibigare by'abantu batakubakira, gabanya na betting. Jewe aba bettinga ntibazabimpore, ni mugabanye. Niba mwanze kubireka nibura ni mugabanye, mwe guhombya urugo. Uzi kubona abana bawe bararusa wa betinze 10,000 bikagenda.
irya nyuma reka nsoze. ihame rya nyuma riravuga ngo nimuguma muri jye nanjye nkaguma muri mwe. Umurongo wa 5 aravuga ngo uguma muri jye nijye muzabibu namwe muri amashami, uguma muri jye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Kuguma muri Yesu tugumamo dute? Ye gumamo muri Yesu, gumemo agira neza, gumemo aragukunda, gumemo. Amina. Gumamo aravuga ngo uguma muri jye niwe wera imbuto nyinshi. Tugoma muri Yesu dute? Mu Bakolosayi ibice 2 murongo wa 6 n'uwa 7 baratubwira ngo, reka mpasome kuko nagiye nigisha hamwe ntasoma. Uwa 6 n'uwa 7 baravuga ngo nuko rero nkuko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, aba ariko mugendera muri we, mushoreye imizi muri we kandi mwubatswe muri we, mukomejwe no kwizera nkuko mwigishijwe, mufite ishimwe ryinshi risesekaye, mushoreye imizi muri we. Gushorera imizi muri Yesu akaba ari ukomerera, akaba ari ukuri bigutunga, ukaba ujye vuga ngo jewe mvoma muri Yesu, nshoreye imizi, nashoreye imizi muri Yesu. Niyo mpamvu Zaburi ya mbere iravuga ngo hahirwa umuntu utera imbuto mbi, hahirwa umuntu utajya mu nama y'ababi. Ibyo yarabipruninze, yarabikase. Ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ibyo nabyo yabikuyeho. Niyicarane n'abakobanyi, ibyo nabyo yabikuyeho. Ngo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, ngo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa na nijoro. Ngo uwo nguwo ngo azahwana n'igiti cyashoreye imizi mu mugezi, kandi umugezi wacu ni Yesu. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo umuntu nanyizera, imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Ushorera imizi muri Yesu akaba umugezi, nawe ugahinduka umugezi. Haleluya. Ugashorera imizi muri Yesu, ngo kandi favor y'Imana izamuha, ngo ibyo azakora byose bizamubera byiza. Amina. Uburyo bwa mbere bwo kuguma muri Yesu ni ukubanza tugashorera imizi muri we, ugatekereza Yesu, ukibuka Yesu, ugashaka gusa na Yesu, ukagendana na Yesu, wahamagara ugahamagara Yesu, byanagushobora kuvuga ngo Yesu we. Kukuba muri Yesu buri muntu ahumura nkaho yiriwe. Umuntu wese agira ate? Ahumura nkaho yiriwe. Iyo wicaye ahantu hari imyotsi, urasohoka ukumva imyotsi irahumura ku myenda yawe. Iyo wicaye ahantu hari abantu bajya muri sauna zikoresha inturusu, yava ukumva inturusu zirahumura, ukabona kuvuye ati mvuye muri sauna, uhumura nkaho uvuye. Iyo rero utuye muri Yesu, niyo mpamvu Bibiliya yatubwira ngo tujyane impumuro nziza ya Kristo aho tugenda hose, kuko uba wikubye kuri Yesu. Njya nkunda kubabwira hano, buriya abadamu muri beza. Hari abadamu bitera parufe bakayitera no ku myenda, wamuramutsa nawe ikakujyaho. Wagenda mu nzira ukumva urahumura parufe, ariko iyi parufe ko nigeze nyitera, ukibuka ko yigeze kuramutsa umuntu uhumura iyo parufe, ukamenya ngo ha, ubona aramukije yampfunyikiye. Hari n'abazitera ku ntoki, wamuramutsa ku ntoki rwose waje kumva nawe urahumura. Tugahumura nka Yesu. Amen. Ubundi buryo bwo kuguma muri Yesu, nabwiye ko nshaka kwihuta nkarangiza. Ubundi buryo bwo kuguma muri Yesu, mugare cyahanda aho twari turi muri Yohana 14 aratubwira ku murongo wa 10, reka mbere ku wa 7. Murongo wa 7 aravuga ngo nimuguma muri jye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ku murongo wa 10 akavuga ngo nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye, nkuko nanjye nitondeye amategeko ya data nkaguma mu rukundo rwe. Ku murongo wa 14 akavuga ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Uburyo bwiza bwo kuguma muri Yesu, aravuga ngo ntimukirushye, ariko ngo Yesu tuzamubona hehe ngo tugume muri we? Yesu tuzamubona hehe ngo tumubwire ko tumukunda? Akavuga ngo umuntu nankunda azitondere amategeko yanjye. Amen. Hari muzavuga ariko je nkunda Yesu, ukamubwira ko nde utagenda nkukunda Yesu.
ariko ntimukaducira urubanza kutagenda se nk'ukunda Yesu. Ukunda Yesu yumvira amategeko ye, niko yavuze. Haleluya. Akatubwira ngo umuntu nankunda azitondera amategeko yanjye. Yohana 14:20 kugeza kuri 23 akavuga ngo umuntu nankunda azitondera amategeko yanjye. Ngo kuko utankunda ntiyitondera amategeko yanjye. Ariko umuntu nitondera amategeko yanjye, umva favor rivamo. Ni naho ngiye kurangiriza. Ngo data azamukunda, ngo nanjye nzamukunda. Burya hari abantu Imana ireba kavuga ngo ari kuriya muntu ndamukunda. Buriya njya mbabwira hano Daniel mu ijuru, iteka iyo marayika yazaga kumureba yaramubwira ngo Daniel mugabo ukundwa. Mu ijuru niko bamuzi. Mu ijuru baravuga ngo uriya mugabo niyo Imana imuvuga iravuga ngo Daniel ni umugabo ukundwa. Kandi ukibaza ngo ariko kuki Daniel ngo Imana yamurobanuye ku butoni? Imana ikavuga ngo ya sindobanura ku butoni, unyemera, unyizera, unyubaha aho ayawe ari hose ndamwemera. Niko Bibiliya ivuga. Umuntu nankunda azitondera amategeko yanjye, kandi umuntu nitondera amategeko yanjye data azamukunda, nanjye nzamukunda, tuza aho ari tugumane nawe. Haleluya. Njya mbwira abantu niyo mpamvu ntura muri iri jambo iri. Ubundi nari haye gahunda yo kujya ndirangiza rimwe mu mwaka, ariko kubera ko noneho ndi muri retirement nihaye gahunda yo kujya ndirangiza gatatu mu mwaka, kugira ngo menye ibyo Imana ikunda, kuko amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Niyo mpamvu ndi mugakata ibintu bimwe na bimwe nkabigabanya kugira ngo mbone umwanya w'iki gitabo ngituremo, nkirye, nkibyibuhiremo, ninza nze mpumura nkacyo. Haleluya. Ariko Bibiliya tubwira ngo kuri bamwe ngo iyo utangiye guhumura gutyo ngo buri impumuro mbi. Hari abantu badakunda abantu bagendera mu bikaba kuriye ngo yigize iki, ngo yigize ngo ndakoreka, ngo yigize ngo ntabwo ndi ndakoreka. Je numvira data buja ibyo yita byiza mbyita byiza, ibyo yita bibi nzita bibi, nukora binzagwera ibi bintu ni bibi, so ubutagondwa bundi. Ngewe mvuga nkuko iki gitabo kivuga. Mwambwiye ngo amen. Ariko nimutabimbwira ndabyibwira jewe kubera ko nzi neza yuko nuko bigomba kumera. Ibyo Bibiliya yita byiza mbyita byiza, ibyo yita bibi mbyita bibi. Wankunda utankunda Imana irankunda, kandi nkundira ibyo ngibyo. Kuko iki nicyo tugomba gusobanukirwa, aho kuba muri favor y'abantu nawe muri favor y'Imana. Genzumvira data buja kugeza muri detail, mu nyiti kigoryi, mu nyiti ntagondwa, mu nyiti mbwa, mu nyiti njiji ifite diplome, ariko nzumvira data buja kuko aho niho favor iva. Aravuga ngo umuntu nitondera amategeko yanjye 14 muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka nzaba ndi inshuti ya Yesu. Ubwo bucuti burampagije, nyuzwe n'ubucuti bwo mu ijuru. Amen. Kandi ikindi kivamo favor, umurongo wa 7 aravuga ngo nimuguma muri ijya amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Icyo gihe uba uri muri favor. Niyo Imana itabiguhahira kubwira ngo mwana wanjye ihangane, igihe cyo kwarura ntikiragera, ndacyatetse. Ariko hagati aho ngaho ubuhugiye muri ibi ngibi, ubuhugiye mu rukundo rwanjye. Amen. Ukicara mu rukundo rwayo, hanyuma Imana ibaha umugisha. Ariko reka dusoze kwibaza ngo icyambere, Yesu ni umuzabibu, twe turi amashami. Wera mbuto z'ikihe giti? Usa na Yesu cyangwa usa n'isi? Ese wera mbuto ki? Ni iz'umwuka cyangwa ni iza kamere? Niba wumvise umwuka w'Imana akubwira ngo uyu munsi hari ibintu bigomba guhinduka, imuka ku giti wari uteweho, uvuke ubwa kabiri ujye muri Yesu. Niba hari ikintu Imana yakubwiye ngo ariko biriya bintu bavuze nawe hari ibintu ukwiye gukata birimo kukuyongobeza ubugingo, inshuti zawe mbi, ibigari ugendamo, telefone na byinshi dusangamo, ni igiki ugiye gukata mu bugingo bwawe kugira ngo ubonere Imana umwanya uhagije wera imbuto za Yesu?
niba hari icyemezo wafashe zamura ikiganza ubwira Imana ngo numvise ijwi ryawe kandi ndumvira. Mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi rimpamagara ngo nozwe n'amaraso yawe. Nditabye Yesu, ndaje mukiza, amaraso wapfuye anyoza. Zamura ikiganza aho uri dusenga Imana. Turagushimye Mwami wacu Yesu Kristo, ibi biganza tuzamuye imbere yawe ni ibiganza bikubwira ngo hari ibyo tugiye guhindura mu buzima bwacu, hari ibyo tugiye kugabanya byaturyaga igihe bikadutwara umwanya kugira ngo dushobore kukubonera umwanya uhagije, hari ibyo tugiye gukora tutakoraga kugira ngo dushobore kwera imbuto wishimira, hari n'ibyo tugiye kureka turihannye tubivuyemo, utweze udutunganye nurangiza utwambike imbaraga z'umwuka kugira ngo tuba amashami akwiriye y'umuzabibu mwiza. Rambura ikiganza ufata aba bantu bose, imbaraga z'umwuka wera zimanukira aha hantu muri iyi minsi turimo Mana, muri iyi minsi 40 turimo gusenga. Hembura umurimo wawe, iri teraniro ryose urihembure, uriteremo inzara irenze iyo bari bafite, uriteremo inzara yo kugukunda, ubiteremo inzara yo kugushaka, ubiteremo inzara yo gutungwa nawe, ubiteremo inzara yo kugendera muri wowe. Nurangiza imbaraga zawe zikore bitangaza aho tugenda hose, tujyana impumuro nziza yuko twari imbere yawe. Uhabwe icyubahiro, ubu bwoko bwawe buhabwe umugisha, kandi natwe duhesha abandi umugisha aho tugenda hose, mu izina rya Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha.